turagushimiye wowe wahisemo guhitamo neza ugahitamo ubuzima. Tugushimiye kandi nawe wahisemo gukurikira ubuzima kuko wasanze cyangwa se twasanze ko n'ahandi hantu ushobora gusanga ubuzima uretse kuri Yesu honyine. Turagushimiye kandi nawe tubana umunsi ku wundi kuri gica none bizagaciro gakomeye kuba tugufite. Ntabwo icy'agaciro ari byo dukora, ahubwo icy'agaciro ni ukuba tugufite. Wumve ngo uri umugisha, wumve ngo uri imbaraga zacu, wumve ngo ni wowe utuma dukomeza gutera indi ntambwe. Imana iguha umugisha kandi Imana iguhaze byiza mu rugendo. Nk'uko bisanzwe rero tujya kongera kugaruka kuri cya kiganiro cyacu cyitwa iyobokamana n'ubuzima, aho turebera hamwe inama nyinshi zagufasha mu rugendo rugana mu ijuru, cyangwa se turebera hamwe ibintu bishobora kugufasha muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo zigera ku 10 cyangwa se ibintu bigera ku 10 byagufasha mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo ukomeze uru rugendo udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero nk'uko bisanzwe njyewe ukugezaho kandi nkagutegurira iki kiganiro, amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonné, kandi tunagushimira wakanze subscribe kuri iyi channel Warakuwe TV. Tugushimira nawe ubashe gutera intambwe ya mbere ukaza kuri uru rubuga cyangwa se ukaza kuri iyi channel. Natangira nkwifuriza umunezero kandi nkubwira ngo wahisemo neza uhitamo ubuzima. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe. Rero katwirira tudatinze katurebera hamwe ikintu gishobora kugufasha mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ikintu cya mbere rero gishobora kugufasha muri urugendo rugana mu ijuru ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kirimo amagambo akomeye ashobora kukubaka cyangwa se ashobora kukugirira umumaro. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe hano ku isi, ariko byose ntibirangirira hano ku isi. Umugambi wayo urenze kure cyane imyaka 50 uzamara hano ku isi. Iyi ni inama ya mbere cyangwa se ni ikintu cya mbere kitugaragariza ko umugambi w'Imana cyangwa se umugambi Imana ifite ku buzima bwawe ni umugambi ukomeye, kabone nawe waba utawubonesha amaso, ariko ndagira ngo ubwire ngo abahanga baratwandikiye bandika neza ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe ni umugambi utajya usaza. Birashoboka ko wabayeho ubuzima butari bwiza, ariko jya utekereza ko hari n'umugambi ubana nawo. Niwakomeza kugendera muri iyi nzira ugakomeza gutekereza kuri uyu mugambi w'Imana, uzagira kure kandi uzarenga kure cyane. Hari umugambi Imana ijya ibasha kugira ku buzima bw'umuntu, cyane cyane wa muntu wahisemo kwinambaho cyangwa se wa muntu wahisemo gukomeza kuyikurikira. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se indi nama ya kabiri yagufasha mu rugendo rugana mu ijuru, kugira ngo umenye unasobanukirwe ububasha n'ubushobozi Imana ifite ku buzima bwawe. Birashoboka ko benshi bagerageje kukwereka yuko utazagera ugera mu buzima. Birashoboka ko bagerageje kwereka ko urugendo ucamo utazarushobora, ariko muri ubu buzima ndagira ngo ubwire ngo Imana niyo ifite ubushobozi bwo kugira ngo igaragaze ko washobora cyangwa se igaragaze ko wagera kure. Birashoboka ko abantu babona ko inzira ucamo utazayishobora, ariko niwakomeza kwikomeza Imana uzabasha kugera kure kandi uzabasha gutsinda bya bindi byose babonaga ko utashobora. Ibyo Imana yatubikiye biruta cyane umugisha w'igihe gito, ni umugisha urenze ubuzima bwa hano ku isi. Iyi nama cyangwa se inama ya kabiri nayo tugaragariza ko ari ibyo Imana yabikiye abayizeye cyangwa se abakiri mu nzira y'umuhamagaro, abakiri mu rugendo rugana mu ijuru. Mwene data, birashoboka ko waba utekereza ko nta gihembo gihari, ariko iyi nama nayo igaragaza ko harimo ibyo Imana yatubikiye biruta iyi migisha yose abantu duhabwa ku isi. Kuko usanga nubwo wagira umugisha ungana gute birangira ubusize, ariko ibyo uzasanga warateguriwe n'Umwami Yesu Kristo wo gukomeza kugendera mu nzira ye birenze kure ibyo waboneye muri iyi si. Rero iyi nama nayo ni inama ikomeye igufasha gusobanukirwa no kumenya ko hari ubundi buzima kandi harimo ibindi bintu tubikiyeyo cyangwa se indi migisha ihambaye tubikiyeyo. Indi nama ya gatatu cyangwa se ikindi kintu cya gatatu nacyo cyagufasha mu rugendo rw'ubuzima, nacyo ni ikintu gikomeye cyane ukwiriye kwitondera kandi ukwiriye gutega amatwi. Nimba ufite imibanire myiza n'Imana bwa Yesu Kristo, nta mpamvu yo kubaho utinya urupfu.
ni umuryango utwinjiza mu buzima bw'iteka. Iyi nama cyangwa se ikintu nacyo ni ikintu kitugaragariza ko nimba ufitanye imibanire myiza n'Imana cyangwa se niba ufitanye connection n'Imana, ntabwo ukwiye gutinya urupfu. Birashoboka ko benshi bajya babasha gutinya urupfu cyangwa se benshi dutinya urupfu, ariko ngo nimba ufite imibanire myiza n'Imana, niba wizeye neza ko ufite imibanire myiza n'Imana, ntabwo ukwiye gutinya urupfu. Nubwo benshi tugerageza gutinya urupfu, ariko birangira twisanze dupfuye. Rero mwene data, iyi nama iratugaragariza ko mu gihe ukurikiye Imana ntabwo ukwiriye gutinya urupfu, kabone naho bizaba bigoye, ariko ubizi neza ko uzabana n'umwami, ngo bizaba ari byo byiza kuruta ibindi bintu byose. Iyi nama ni inama ikomeye, abantu benshi kuyumva birashoboka ko bizagorana, ariko ntabwo bavuze ngo uzajye kwihora kugira ngo upfe, ahubwo ni mu rwego rwo kuvuga ngo nimba ufitanye imibanire myiza n'Imana, igihe icyo ari cyo cyose wagahoze witeguye ko ushobora kugenda cyangwa se umwami Yesu ashobora kuguhamagara. Indi nama ya kane nayo ni inama ikomeye. Ibyo dukora muri ubu buzima ibyo bizagena uko tuzamera mu buzima buzaza. Iyi ni inama ya kane cyangwa se n'ikintu cya kane cyagufasha gusobanukirwa no kumenya ngo ibyo dukora, cyangwa se twabivuga muri wa mugani wajya bavuga ngo akebo ugereyemo undi nawe niko uzagererwamo. Bishatse kuvuga ngo niba ukora neza nibyo bizagena umwanya uzabamo mu gihugu cyo mu ijuru. Gerageza rero guca mu nzira itunganye, cyangwa se gerageza guca mu nzira nziza kugira ngo nawe witegurire inzira nziza, cyangwa se witegura ahantu uzaba heza, kugira ngo uzisange warabaye muri iyi si ahantu habi, ariko nugera mu bwami bw'Imana nawe wisange ubaye ahantu habi, cyangwa se nugera mu bundi buzima wisange ugiye mu buzima utateganyaga. Rero birashoboka ko ibyo dukora none bishobora kuzaba ari zo ngaruka zizaza mu gihe tuzaba turi mu bundi buzima. Rero mwene data, nakwifuriza gukora neza, cyangwa se nakwifuriza guca mu nzira nziza, kabone nayo inzira nziza ijya ikunda kugorana, ariko abayinyuzemo bizeye bajya babasha gutsinda. Indi nama ya gatanu, cyangwa se ikindi kintu cya gatanu gishobora kugufasha mu buzima, na kimwe kintu gikomeye nacyo ukwiriye kwitondera. Buri kantu kose kaza mu buzima bwawe n'akagaragara ari ubusa gafite umumaro mu guhindura kamere yawe. Iyi nama cyangwa se ikintu nacyo cya gatandatu nacyo kitugaragariza ko buri kintu cyose kiza mu buzima bwawe, cyangwa se buri bintu byose ucamo, harimo ibiza bigusuzuma kugira ngo birebe kamere yawe, cyangwa se birebe niba koko ushobora kuba warakurikiye Imana. Rero abantu bakurikiye Imana, kamere yabo cyangwa se iba yarashize, bivuze ngo kamere iba isa nkaho yarimbutse. Rero niba ukibasha gukurikira Imana, ukaba ugisa nkaho ugifite kamere nk'iya kera utaramenya Imana, bivuze ngo hari ikintu kibura muri wowe. Birasaba kongera ukitekerezaho, ukareba niba inzira ucamo koko itunganye, bitaba bimeze nkaho waba umeze nk'uca mu nzira ebyiri ariko warabuze amahitamo. Rero ngo buri kintu cyose kiza mu buzima bwawe, hari impinduka kijya kizana ku buzima bwawe. Iyo kitakuzaniye impinduka mbi, kikuzanira impinduka nziza. Rero twanarebera hamwe tukareba icyo Bibiliya nayo ibivugaho. Ese Bibiliya yo yabivugaho iki, cyangwa se ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki kuri iki kiganiro turimo tuganiraho? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 17 yavuze ngo iyi si irashirana no kwifuza kwayo, ariko nukora ibyo Imana ishaka uzahoraho iteka ryose. Iri jambo ry'Imana naryo riri jambo ritubwira ko iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Wakwifuza byinshi muri iyi si, ariko bikarangira ubisize, ariko ngo niwakora ibyo Imana ishaka uzahoraho iteka ryose. Bishatse kuvuga ngo niwabana n'Imana, ubuzima bwawe ntibuzigera burangira mwene data, ubuzima bwawe buzahoraho. Rero gerageza gutunga umutima unezeza Imana, gerageza gutunga ubuzima bunezeza Imana, cyangwa se ubuzima buhimbaza Imana. Gerageza kubaho ubuzima bwa gikristo, cyangwa se ugerageze kubaho ubuzima bw'ubumana, nibwo uzabasha kubaho ubuzima budashira. Byose wabyifuza, watunga byinshi bigashira, ariko umuntu utunze Imana muri we, ntabwo Imana ijya ishira muri we. Ikindi kintu cya karindwi, cyangwa se indi nama ya karindwi yagufasha muri ubu buzima bwa gikristo, ubuzima bwa hano ku isi ni umurimo w'igihe gito. Iyi nama cyangwa se ikintu cya karindwi ni ikintu kitubwira ko
ubuzima dufite hano ku isi ari ubuzima bw'igihe gito. Bivuze ngo iyo urebye no mu ishusho y'ubuzima tubayemo none, bisaba ko niba ushaka kugira ngo uzabeho ubuzima bwiza cyangwa se ushaka kugira ngo uteganyirize abana bawe bazabeho ubuzima bwiza, bisaba guteganya no kwizigama. Rero mwene data, nimba bishoboka ko ubuzima turimo hano ku isi ari ubw'igihe gito, bivuze ko hari ahandi hantu tuzaba, kandi ahantu bisaba ko wizigamira cyangwa se bisaba ko witeganyiriza. Rero niba ushaka kugira ngo uzabeho ubuzima bwiza, uzabeho ubuzima bw'umunezero, biragusaba gutangira guteganya hakiri kare kugira ngo uzabeho mu buzima Imana yari yarakwifurije ko uzabaho. Ikindi kintu cya munani cyangwa se indi nama ya munani ishobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima, nayo ni inama ikomeye kandi nkomeza kugushimira aho dukomeje kubana muri ibi biganiro byose. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kuguhishura ubuntu bwayo, Imana ikomeze kuguhaza ibyiza. Uri hano nk'umugenzi wihitira, nk'umushyitsi usura iyi si. Iyi nama nayo imeze nk'ijambo twari turimo dusoma mu kanya. Bivuze ngo uyu muhanga akomeza kugerageza avuga ko tumeze nk'abagenzi bihitira cyangwa se tumeze nk'abashyitsi bari muri iyi si baje gusura iyi si. Bamwe bajya bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo turi abagenzi cyangwa se iyi si tuyicumbitseho. Nimba uzi neza ko ucumbitse muri iyi si mwene data, bizemera nawe ko ucumbitse, ko iri cumbi ari iry'igihe gito. Birasaba ko nawe uteganya ahantu uzaba, birasaba ko nawe uteganya uburuhukiro bwawe. Ikindi kintu cya cyenda cyangwa se indi nama ishobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima, ni inama ikomeye cyane kandi ni inama ibasha kurema ubuzima. Abizera by'ukuri basobanukiwe neza ko agaciro k'ubuzima karenze kure cyane iminsi mike tumara hano ku isi. Ngo abizera by'ukuri ngo basobanukiwe neza ko agaciro k'ubuzima karenze kure cyane iminsi mike tumara hano ku isi. Ngo ni abizera by'ukuri. Hajemo n'ijambo kwizera. Ikindi kintu navuga kuri iri jambo, cyane cyane kwizera ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu gihambaye. Ni ikintu buri muntu wese adapfa gushobora, ahubwo agishobozwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ngo abizeye neza by'ukuri basobanukiwe neza ko bizagenda kose hari indi nzira cyangwa se hari ubundi buzima buhari. Ngo iyi minsi tumara hano ku isi ntabwo ari ku gaciro, ahubwo agaciro gakomeye naho tuzaba mu gihe kizaza. Ikindi kintu cya cumi cyangwa se ikindi kintu cya cumi twasorezaho nacyo ni ikintu gikomeye cyane, ni inama ikomeye kandi ni inama itanga ubuzima. Ntabwo uzigera unezerwa byimazeyo hano ku isi, kuko waremewe kunezerwa n'ibirenze ibyo ubona. Ahangaha cyangwa se iki kintu cya cumi cyangwa se inama ya cumi ariyo dusorezaho, inama ikomeye cyane, ni inama irimo amagambo akomeye, ni inama itubwira ko ntabwo tuzigera tunezerwa hano ku isi, cyangwa se ntabwo tuzigera tugira umunezero uhambaye hano ku isi, kuko mu byo twaremewe hano ku isi harimo kuruha, harimo kunanirwa, ariko nitwamara kuva muri iyi si tuzagera mu bundi buzima bw'umunezero, cyangwa se tuzagera mu bundi buzima bunezerewe kuruta ubuzima tubayemo. Rero turagushimiye mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, kandi nimba bigufashe cyangwa se nimba hari icyo ugenda wungukiramo, ni inkunga ikomeye cyangwa se ko wakwandika muri komenti ukatubwira. Nimba ari ibyo dushobora guhindura nabwo wakwandika hasi muri komenti ukatubwira kugira ngo tuzabihindure, kandi wifuza kutugira inama, inyunganizi, ibitekerezo, nabwo watwandikira. Nimero yacu irahari, watwandikira hasigaye ukatugira inama, tugira inama y'ibyo dushobora guhinduramo, cyangwa se niba harimo ibitagenda neza tukazabikosora mu biganiro bitaha. Mwese rero turabashimiye, muri umugisha, kandi wasoje iki kiganiro Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze kugira umugisha, wumve ngo uri umugisha kuri twe, kandi turagukunda cyane. Shalom, shalom, shalom.